nizere ko mumeze neza aho muri hose. Mbahaye ikaze kuri no channel yacu yitwa Huda Labs. Iyi video rero tugiye kurebera hamwe bimwe mu bikoresho byifashishwa muri laboratoire yubaka imihanda. Ndavuga laboratoire ukagira ni laboratoire yo kwa muganga, ni laboratoire yubaka imihanda. Tugiye kurebera hamwe rero bimwe mu bikoresho bikunze kwifashishwa. Tugitangira urareba ko dutangiranye n'imashini ya GMM machine. Iyi mashini rero ikoreshwa mu gihe dupima sapo yavuye ku muhanda. Ubwire ko buri munsi ku munsi uko ku muhanda bamenye kaburimbo, ino test bibutse ko ikorwa. Iyi rero ni test ikorwa buri gihe ku muhanda bamenye kaburimbo. Niyo bashobotse kuba batayikora uwo munsi, bashobotse kuba bayishyira muri oven nayo turaza kuyibona muri no video yacu, nayo irimo. Bashobotse kuba bayishyira muri oven ikazakorwa umunsi w'ejo, ariko ngo ubwire ngo buri sapo yamenwe ku muhanda yose umunsi ku munsi niko igomba gukorerwa GMM kugira ngo barebe uko iyo sapo yari imeze. Urabona ko rero ino sapo yari iri mu mashini yacu iri gukora. Ngo kuyibona urabona ko imashini yacu yari irimo kwaka, kiragiye yari igeze muri stage yo kuvibra. Urabona neza ko yari kuvibra. Uramutse ushaka ibindi bintu birambuye kuri GMM watwandikira hasi muri comment tukazayifotaho ubutaha, kuko ino video ni ntoya cyane. Ubwire ko laboratoire igira ibikoresho byinshi. Ushobora kwibaza ngo no muri laboratoire habamo amasahani. Uretse amasahani habamo n'ibikombe. Ibikombe cup. I think you know cups. Tugikomeje rero urareba hano hari imashini yo bita concrete mixer, hakaba n'indi mashini bita masho compact. Iyi nayo ureba ni concrete mixer. Nguko ubibona rero urabona ko muri laboratoire harimo ibikoresho byinshi bitandukanye. Buri kintu cyose urabona bagikorera screenshot ukitwoherereze hasi muri comment, tuzagisobanura byimbitse. Ndetse n'izikowa uri kureba nazo uzishyira muri comment, tuzasobanura byimbitse. Icyo dushaka ni ukwerekana ko muri laboratoire harimo ibikoresho byinshi bitandukanye. Iyi rero ureba ni imashini bita covering machine. Iyi rero ikoreshwa mu gihe bashaka kureba ese bamenye ku muhanda kaburimbo ifite thickness ya kangahe. Ese bamenye kaburimbo hakurikijwe ibipimo byagenwe. Iyi mashini rero niyo twifashisha tugiye kureba koko niba kaburimbo yamenye ku muhanda yaramenyeshije ibipimo byagenwe. Uko ubibona urabona ko ngiye kukwereka uburyo barayikoresha ku muhanda. Reba ino foto urabona ko yari iri ku muhanda, none ureba ino yari imaze gucukura sapo yacu. Urabona ko tugeze ku indi mashini yitwa asphalt mixer. Iyi mashini rero idufasha mu kumixinga cyangwa se kuvanga kaburimbo. Uko ubibona rero urabona ko imashini yatangaza cyane. Wifuza ko twazakwereka ibindi bintu byinshi kuri yo wazabona. Ikindi urareba ko hano hari imashini yitwa masho compact. Iyo tugeze kuri ino rero, ino mashini ni imashini compressive strength machine. Iyi ikoreshwa mu gihe bakora concrete. Ndavuga concrete zaje zose, zaba iza mota, zaba concrete caps, zose niyo yifashishwa. None hakaba n'izindi test zo kuri aggregate nazo zifashishwa muri iriya mashini ya compressive strength machine. Nkuko rero urabona ko hari ibikoresho za mold, hakabamo n'ibindi balance, extraction. Urabona iriya ni imashini yifashishwa muri extraction. Mbese muri laboratoire harimo ibikoresho byinshi. Icyo nakubwira icyo wakifuza cyose wakikorera screenshot ukazagishyira muri comment. Nyabureka niba ino video hari ikintu yagufashije, ndiwibagirwe gukora subscribe, comment and share zawe uzi bakubashoboze kuba bakunda ibintu byo mu muhanda. Urareba ko hano dufite sieve, tukagira balance, tukagira container. Ibi byose ni ibikoresho byifashishwa mu muhanda.
iki rero nacyo ni igikoresho cy'agatangaza cyifashishwa mu muhanda. Igikoresho bita oven ni igikoresho gishyushya. Rero yifashishwa mu bintu byinshi bitandukanye, byinshi hafi ya byose byinshi byumva bikorerwa muri laboratoire. Iki gikoresho kiba cyabigezemo. Nizere ko wakomeza kubana nawe kandi ukaba waryohewe n'iyo video. Icyo wakwifuza cyose tuzabona tukireba kuri ino TikTok yacu Labs. Nizere ko bizagenda neza. Mbibutse ko video y'ubutaha ngiye gutegura buri gikoresho cyo muri laboratoire ngendeye kuri kimwe ngisobanura. Video y'ubutaha ntizagucike kuko izaba irimo buri busobanuro bwa buri gikoresho cyose gikoreshwa muri laboratoire. Nizere ko uzabana natwe kugira ngo ibintu bizagende. Kora subscribe, share and comment.